Iyi nkuru tugiye kuyihera mu karere ka Muhanga aho umusore yaje kuba yagwirwa n'igisimu, dore yuko iki gisimu amakuru umuyobozi w'umudugudu yaduhaye ni uko iki gisimu cyari cyarafunzwe, ariko hari bamwe bita imparata bararaga amajoro birukanyira muri iki gisimu bajya gukora ibyo abaturage barimo barita kuba bafuya, dore yuko aya ni amakuru twahawe n'umuyobozi w'umudugudu avuga yuko aya makuru yuko iki gisimu cyari cyarafunzwe. Uhawe ikaze we wakanze subscribe kuri Gilbert TV, kandi nawe utarayikanda ngira ngo nkushishikarize kuba wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bizaza bigenda bitambuka. Kandi nawe ukimara kubona iyi notification ndagira ngo nkwibutse yuko kwa Mundanikure Angelique aherereye hano mu karere ka Gasabo ahagana ku rugabano rwa Rulindo, ntago agikorera muri Rulindo. Nongera kwamamariza Sineza Media Studio, ukeneye serivisi z'irembo n'ahandi wazisanga uretse aho ngaho. Amakuru yacu turayahera mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, aho hari abaturage bitwikiraga ijoro bakaba bajya mu gisimu, bagera mu gisimu bakaba bakora ibyo bita gufuya, dore yuko iki gisimu cyari cyarafunzwe. Umuyobozi w'umudugudu yatubwiye yuko iki gisimu cyari kimaze amezi ageze kuri 4, ariko bikarangira abasore bamwe na bamwe harimo Ndacyayisenga Emmanuel ndetse na Habimana Andere ndetse na Manuel, ubwo urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanaga nibwo umuyobozi w'umudugudu yaje guhita yirukanyira aho ngaho urwo rupfu baruvugagaho, ariko niko kuhasanga umuturage nyakwigendera Ndacyayisenga, dore yuko Ndacyayisenga ari kenshi cyane bamufatiraga ahangaha mu gisimu, ariko nyuma ababyeyi be bakaza kuba bamusabira imbabazi, ariko nyina umubyara we, dore yuko abaturage muri uwo murenge wa Nyamabuye batarimo barabivugaho bimwe, dore yuko bamwe na bamwe barimo baragenda bavuga yuko hari n'abaturanyi baturuka hakurya mu mudugudu wa